Hola hola, ni Safaji nk'ibisanzwe. This is why you go away. Niyo mpamvu ugiye, indirimbo ya Mishael isobanuye mu Kinyarwanda. Mukundwa, ni ukubera icyo udashaka kumbwira. Hari akababaro mu maso hawe. Ntabwo nshaka kugusezera. Urukundo ni iyobera rinini cyane, gusa ngerageza kubibagirwa. Gusa hari ikintu cyasigaye mu mutwe wanjye. Ni wowe wabitangiye aka kanya. Ni nawe ugomba kubihagarika. Ndi kwiyumva nk'umuntu wibuze wataye umutwe aka kanya. None ushaka ko nibagirwa buri kintu cyose wagiye uvuga. Gusa hari ikintu nasigaranye mu mutwe. Ndashaka kwibagirwa. Ushaka ko nibagirwa? Ntabwo nshaka kwibagirwa ukuntu twasohoranye. Gusa ubu ndi kwiyumva nk'uwibuze n'uwataye umutwe. Gusa ntabwo ndi umugabo umutima wawe uzakumva. Niyo mpamvu ugiye, ibyo ndabizi. Ntabwo wigeze unyurwa uko nagerageje kose. None ushatse kunsezera. Urukundo ni iyobera rinini cyane. Gerageza kubyibagira. Gusa hari ikintu cyasigaye mu mutwe wanjye. Ntabwo nshaka kwibagirwa ukuntu twasomanaga ukagaragara nk'aho bikunze, kandi ibyo byabaye igihe kinini. Ntabwo ndi umugabo umutima wawe uzakumva. Niyo mpamvu nsize ndabizi. Ahangaha nicaye njyenyine, ntazi aho kujya, ntazi n'icyo gukora, ntazi inzira ngomba kunyuramo. Gusa hari ibintu bihagije byo kuvuga hagati yacu. Birahagije kuri wowe, birahagije pe. This is why you go away. Niyo mpamvu itumye ugenda. Indirimbo ya Mishael isobanuye mu Kinyarwanda. Jewe ndi Safaji nk'ibisanzwe. It's like a button. Subscribe my channel, share to your friend. Ntabwo nshaka kwibagirwa ukuntu twasomanaga bikagaragara nk'aho bikunze, kandi ibyo twabikoze igihe kinini. Ntabwo ndi umugabo umutima wawe uzakumbura. Niyo mpamvu ugiye, ndabizi. Hola hola, this is Mishael. I'm Safaji, hit like a button.